kuba narabayeho ubwo buzima nkabifubye kandi ifite umuryango ni ibintu bidasanzwe noneho kuvuga ngo ntago nateretanye n'ubundi byo nari nemerewe ndi umwana ntago nabibonye byose no kuba rero nabaho mu buzima ntateretana cyangwa ntumva ntakeneye guteretana nta birenze sinzi ukuntu nena uruteye neza uruteye nabi nakomeje kugira urugamba rw'abagabo nakomeje kugira urugamba rw'abagabo buriya abakobwa babajye bashima Imana umuntu nabona abaye umugore agakora ubukwe akagenda mu mahoro kandi ikindi n'abazajya bahura n'inzitizi bagatwara inda muri ubwo buryo bakajya mu zindi ngeso ntibakabarebe nabi bajye babigisha bababe hafi narindi mu bibazo by'abagabo bagabo gutereta kurambagiza igomana tavuga ko ubuzima hari umuntu wabukurikiraho yego uburyo twabanyemo nyine twabanye nk'abakoboyi nta protocol twabanye nk'abakoboyi dutandukana nk'abakoboyi nta stress zigomba kudukurikirana mwaje gutandukana akajya abantu batwiyongoza ntimukatwiyongoza ibyacu turamakoboyi y'Imana ntihagire umuntu wivana mu kiganiro njya kumusura mu kigo naho amaze ibyumweru 2 donc amaze kugira ngo ushaka kumera fiancé yego umaze kwemera nako azashaka hahise none hahita akajya mu kigo bikagenda guteze dore nawe agiye kuba mu kigo tugwaye kaze ukomeje kubana natwe mama Charlene official TV ngende Clement Bagemahe dugenda tubagezaho byinshi bitandukanye ibiganiro bitandukanye bivuga butumwa bitandukanye ndetse byinshi byiza duherutse kugenda duherutse kubagezaho ko mu buhamya bwa mama Charlene tuzabashyiraho ikiciro cya kabiri cyangwa se ubuhamya episode ya kabiri mama Charlene avuga ati ngewe rwose ntabwo twashoje aho yahereye akora agira gute kugeza yikoreye ariko dutandukana avuga ko ubu atigeze ateretana uyu munsi twashatse kugira tuze kuganira nawe atubwe ukuntu atateretanye ni kandi ubu ni umumama ni udasaba umumama atateretanye ni ubuhamya episode ya kabiri nge ndi Clement Bagemahe kuri mama Charlene official TV tubaye kaze kandi turabakunda cyane ibihe byose tugenda tubashakira ibyiza bitandukanye mama Charlene twamugaruye nanone muri episode ya kabiri ubuhamya ku giciro cya kabiri mama Charlene muraho neza muraho cyane amakuru komere cyane tumeze neza urakomeye yego none se reka nkubaze ukuvuga ngo umeze neza gute ushingiye kuki ikintu ushingiyeho hari ibintu bitatu bitewe nigeze mera nabi mu mezi atambutse nameze nabi ubu kumera neza no kumera nabi nabitandukanye ngewe iyo meze neza icyambere yego nuko mba numva ndi mu mavuta ndimo gukominikana nijoro ikindi nuko mba nzi ko mwikofi yanjye nibura mwikofi hari ikintu bityo ni icya kabiri cyo ariko nacyo kizamura amavuta pe ikindi cya gatatu ni ukubona umuryango wanjye wishimye nta burwayi burimo kuko nta muntu wamenya uko bamera neza ataramenya uko bamera nabi rero pe numva nujuje ibyangombwa noneho ikindi hari n'utundi tuntu Yesu ari kugenda nkorera yego ubu noneho meze neza ndetse cyane ntago natuvuga nzabibabwira kera yego ndacyarundanya amashimwe nakoze cyane ni mama Charlene twongeye kuganira nawe mama Charlene ati ari umeze neza mu bintu bitatu amaze kuvuga ariko hari n'ibindi byagutse kurushaho no kuba twicaye n'imbere y'iyi kamera nziza nabyo bituma umuntu atanga ikiganiro neza cyane kuri no muri hoteli Baoba ariko kukongereho hoteli hano ni Baoba hoteli yego kureba jaride iri hano koko byo ntibyakunezeza kuri kw'Imana nibyo rwose urakoze cyane turashima Imana rero ko twongeye guhura twongeye kubonana yego Imana duherukanye rero mu buhamya ku bwa mbere mu cyiciro cya mbere uwakaniye ati rwose ngiye mama Charlene singeze nteretana nashatse gukomoza abanyamakuru cyatwibura twacu mama Charlene waje guteretana gute kuko wakomere kujya uvuga ko utigeze abahungu bawukoragaho ugasimbuka ukabyanga yenda ushobora kuba ese bwari burwayi byagenze gute ubwo bintu bwo gwakoraga ugasimbuka ni umukristo ko noneho aho uri n'umuyisilamu ho batafite bya bintu by'ubwoba bwinshi nko mu barokore yenda ariko nabo bagira umuco ntago bemera byo gukorakoranaho burya birabiza muri kamere muntu ariko wowe noneho byarakarusho kuko byagiye bituma unirukanwa abantu batandukanye mu mirimo itandukanye
none tugarutse dushaka kukubaza kuba utaragiye wavuze ko utateretanye dushaka kuhera ubaye mama Charlene utangiye kwikorera umaze kuba inkumi byagenze gute mu bukumi bwawe wateretanye gute kugira ngo ube umumama okay hari ibintu bikubaho nkuko nikodeshereje inzu mfite imyaka 14 na 15 yego umva ko ni ibintu bidasanzwe mwana w'imyaka 14 na 15 kumubona afite muri keto ye yagiye kwikodeshereza ntibisanzwe muri make ngewe ibintu byagiye bimbaho mu buzima ni ibintu nyine bidasanzwe harimo ibintu ubona bidasanzwe rero kuba narabayeho ubwo buzima nkabifubye kandi ifite umuryango ni ibintu bidasanzwe noneho kuvuga ngo ntago nateretanye n'ubundi byo nari nemerewe ndi umwana ntago nabibonye byose no kuba rero nabaho mu buzima ntateretana cyangwa ntumva ntakeneye guteretana nta birenze kubera yuko wenda hano navuga ngo byaturutse nabaye mu bwigunge mbona ko ku isi nta muntu mfite impuhwe n'umwe noneho nkayita nkurura kwishyiramo ko abagabo bose ari babi n'abasore bose ari babi byo byari ibintu byanjye kumwe umuntu akubwira ukuntu abagabo cyangwa abasore bashuka abakobwa babana akamugurira utuntu kumwe umuntu akugurira agasaha kagagupfumbatisha agira ngo akurahura umutima azabona uko kugeraho kumwe umuntu agupfumbatisha udufaranga uri umukobwa ibaze nimba umuntu yarampfumbatishaga amafaranga nkayanga kandi nari nyakeneye nimba umuntu yaranguriraga akantu nkanga nimba umuntu yarambwiraga ati tujye kureba umupira ndakwishyurira tujye kubyina nkabyanga kandi nkeneye kubyina nimba umuntu yampaga amafaranga kandi nikodeshereza simbikunde nimba umuntu yarambwiraga ngo ndashaka kujya kugusura intimbana na mukuru wanjye ugira amahane uje yanyirukana najya he ukabeshya kandi ukijijwe ntabwo nkijijwe reka twakomeje yego ibyo byose nabikoraga ku mpamvu y'umutekano wanjye icyambere nari nzi ko nibeshya nkagirana agakungu n'abagabo n'abasore nkasambana nkatwita nta hantu nzajya nimba iwacu yego muri make watinyaga gutwita natinyaga ibintu bibiri natinyaga gutwita ikindi nakuze numva icyaha cy'ubusambanyi ari umwanda ari icyaha cy'umwanda nuko nari imbizi cyane ko nta n'uwo nari narabiciyeho sinigeze ngira inshuti z'insambanyi sinigeze mvuka mu muryango hari umuryango ubamo ukunda inkumi cyane abakwegereye ari basaza banjye ari mukuru wanjye ntabwo ibyo bintu nari narigeze mvuga ngo ni umudayimoni wo mu miryango ngo mvuge ngo hari aho nkasoroma yego icyo ni icya kabiri rero najyaga nkurura nkarenga ibyo ninzi ko umuntu yatangiye gukominikana n'abasore inda niyo nyine ya mbere numvaga ihitiza wamara gutwita numva guhita utagaciro ugahita uba umugore kandi uri umukobwa noneho ntuzanashake noneho ndabikurura ndamutse ntwise cyangwa se nkavuga ngo ninzajya gushaka umugabo akabona narasambanye azavuga ko nari indaya kandi narangaga uburaya ubaguzi ko azabibona se none se atabibona atabona iyo umuntu yasambanye agashaka umugabo uhita ubona ko uri umukobwa cyangwa uwakoze uburaya nyine nuko umutwe ariko ahanini nifuje kwitwara neza kugira ngo nimenye kuko nabonaga nta wundi muntu wo kumenya uhari noneho ikindi wenda n'ukuntu nari inteye amaraso yanjye n'umubiri wanjye ntabwo nigeze ngira ubushyuhe bwo gushaka abagabo sinzi ukuntu nena uruteye neza uruteye nabi ntabwo nakuze nk'abandi wenda cyangwa harimo abandi twari duhuje ubwo bwigunge nabagamo byatumye nta muntu nizera ko ari umuntu mwiza iyo nabonaga umusore namubonagamo igisasu nabona umugabo nkabona ari ikibombe kandi uko nabibonaga na n'isaha niko bimeze ni isaha yes niwo mwuka nakuri nubu maze imyaka ntafite umugabo ubona ari igisasu umusore ni igisasu umugabo ni ikibombe ariko reka mvuge ngo ni igisasu gitabitse cyo kujya gucukura kikaguturikana ariko utagikozeho ngo ucyegere nuko nyine nabonaga ibintu ibyankukiyemo na n'isaha niko mbibona nta muntu wajya kumbeshya nta muntu wajya kumbeshya muri makeya impamvu
byagenze gutyo nakato nari narishyizemo kamateka mvuga ngo have ntazakoma rutenderi hinjira mu buzima bubi buruta ubwo mfite. Arakoze cyane ati kubona kuri we kubona umusore yamubonagamo igisasu abona umugabo akamubonamo ikibombe ibintu nk'ibyo nuvuga ko ati rwose nkagira igitabye ku buryo cyegereye gihita kiguturikana ati kubera ayo mateka yarimo. Hanyuma byaragese uteretanye gute rero tujye mu buhamya bwo kuva kugira ngo uve mu bukumi ujye kuba umumama w'umubyeyi mane kugira neza iguhe abana byaje gute rero. Ukuntu byaje rero nakomeje kugira urugamba rw'abagabo nakomeje kugira urugamba rw'abagabo buriya abakobwa babajye bashima Imana umuntu nabona abaye umugore agakora ubukwe akagenda mu mahoro. Kandi ikindi n'abazajya bahura n'inzitizi bagatwara inda muri ubwo buryo bakajya mu zindi ngeso ntibakabarebe nabi bajye babigisha bababe hafi kuko abakobwa baragowe n'abagore. Iteka abagabo n'abasore bamwe ntabwo ari bose babona abakobwa n'abagore nk'ibiryo bihiye umuntu wese yiyarurira akarya kuko nabibonye umuntu wese aba yumva uri ibiryo agomba kwarura ukabyo buriya bagira intambara yaba ari umwiza yaba ari umubi yaba ari uwize n'utarize bose bagira urugamba ufite amafaranga n'utayafite yaba ari ufite imyate n'ufite ikirenge cyiza yakubye bose bagira intambara zimwe zo guteretwa kandi guteretwa ahanini mu buryo bugaragara si urukundo baba bafite ni abantu baba bashaka kukubibamo ibyo bazagusaruramo kugira ngo bikize stress z'imibiri yabo nta nubwo ari urukundo wenda baba bagufite stress z'imibiri yabo. Hanyuma waje gushaka nsubiza kwada waje gushaka naje gushaka washatse bike mu zinzira z'utateretanye inzira nyine ahantu nakubwiye nakoze akazi ko mu rugo hanyuma nkiga kugura ihene n'ibiki narize kudoda wabivuze muri niho nahamenyaniye n'umugabo twabanye wamenyaniye twari duturanye urumva abantu iyo baturanye baramenyana uriya muhungu nuko runaka uriya mukobwa akora hariya tumenyana muri ubwo buryo butarimo kuvuga ngo turakundana kuko ni wabona mukecuru we naragendaga nkamusura ari umukecuru nyine w'umukene umeze ukuntu nkajya kumureba twari duturanye hanyuma kwa kumenyana kintu yaje kumbwira nuko mukecuru we yamubwiye ngo nujya gushaka uzashake mukesha uriya mukobwa aritonda kandi afite ikinyabupfura yaje kubimbwira nyuma ni umukecuru muri famiye si mama we byabaye ngombwa ko njya kwiga kudoda we yari yaragiye mu kazi yakoraga ka gisirikare yaragiye muri Kongo amaze y'umwaka agarutse aho ati mukesha arihe bati yasubiye iwabo noneho aza guperereza iwacu muri icyo gihe aje mu kibari azi iwacu nk'umuntu uje kunsura kuko twaburanye twari duturanye ntabwo nari nzi biri mu mutima we aransura aranarara iwacu arangije bucya asubira iyo mu kazi Inyanza ntabwo atari mu mayaga noneho igihe bagombaga kuva muri Kongo baje mu Rwanda urumva nimba mama we yaramubwiye gutyo nawe afite ibyo yampimishije kuko cyane ko yaje no kurara iwanyu yego buriya yari abifite ku mutima ariko atarabimbwira kandi yaraharaye ntiyagira icyo akubwira oya nta kintu yambwiye naramuherekeje mbwira mama ni umuntu twaraturanye ahantu nakoreraga deje noneho no kuba yari umusirikare kandi wabizi ko mfite uburwayi bwo gukunda abasirikare urabufite yego ndabakunda cyane wagira ngo ni uburwayi ariko ntacyo binatwara na n'ubu ufite uburwayi bw'abasirikare na n'ubu nuko bakunda kubemera ndabemera ndanabakunda twakomeje yego hanyuma ava muri Kongo kumwe ingabo zavuye muri Kongo ariko aje narindi mu bibazo by'abagabo bagabo gutereta kurambagiza igomana tavuga ko ubuzima hari umuntu wabukurikiraho umuntu wese ndashaka dusohokane tugire gute noneho nde mu bibazo byabo bantu aho nakataga aho nanyuraga mbona ko amaherezo yanjye nintashaka shobora kuzaba indaya ntarabiteganyije cyangwa nkajya nsambana kandi narabyangaga noneho aje nta rindi jambo yambwiye ntiyigeze ambwira ngo dukundane ntiyigeze ambwira ngo ndagukunda yarambwiye ati ndashaka ube fiancé wanjye tubane
uw'abandi n'umwana mwiza nta bintu yambeshye ngo nzabibure nanjye ntabyo namubeshye ngo abibure aza ari umusirikare yararakariye mu ishyamba nanjye ndindakare y'ubuzima yarakariye mu buzima mu buzima yagezemo nanjye nararakariye mu bundi rero kumbwira ngo arashaka ko tubana yari ari korosora wabyukaga naravuze ngo nyakagori rutanyagakobwa aho kuruha ndi umukobwa ngo nzanatwara inda nandagara bavuge ngo umukobwa ko runaka abaye indaya ahubwo nazaruha ndi umugore bati urugo rwaramunaniye nk'uko n'abandi rwabananiye cyane ko kuvuga ngo ngiye mu rugo ngo ngiye kugira amahoro sinigeze mbiteganya ibyo bintu ntabwo nateganyaga oya pe wanze kuzaba indaya yego impamvu navuga yego impamvu nabonaga ntayo nzabona nuko nabonaga n'abandusha ubuzima ntayo bafite abagabo baneretaga babaga bafite ingo yego kandi nakwitegereza nkabona bafite abagore beza ndavuga nti ibyaburiye kuri ntuza na runaka singewe uzabibona nyakatsi warindagiye utagira pose na position ubwo nindatagiraga pose na position ni wowe yego warakariye mu buzima rero kumbwira ibyo sinamubwiye ngo nzabitekereza bimwe by'abakobwa ibyo simbigira sinabigiraga ngo nzabyibazaho ngo iyi nahise amubwira nti yego dore ngo mugisha araseka bimwemerera buriya hashobora kuba yarabwiye agahakana mbese wareze wemera hanyuma mpita nemera ndavuga nti nta kibazo dupanga rero ku bana yego uburyo twabanyemo nyine twabanye nk'abakoboyi nta protocol twabanye nk'abakoboyi dutandukana nk'abakoboyi nta na stress zigomba kudukurikirana mwaje gutandukana mwabanye nk'abakoboyi uburyo twabanyemo y'abantu bajya ku bana hari ibyo bategura ndi bumujyane mu miryango araza kwa papa nta muryango yari afite ariko abantu barahari abavandimwe be gutya bitari papa na mama nanjye yo kuvuga ngo ndajyana mu miryango sinarinzi ko banajyayo nta bukwe natahaga nta nubwo narinzi nta n'imihango y'ubukwe narinzi nawe ubanza ntabyara yari ikoboyi nanjye ndi ikoboyi bose pe amakoboyi abiri akajya abantu batwiyongoza ntimukatwiyongoza ibyacu turi amakoboyi y'Imana ntihagire umuntu ubivana mu kiganiro nyagira abantu biyongoza abakoboyi b'Imana kandi radukunda twese hanyuma ikintu cyakurikiyeho niki nagiye kumusura aho yabaga ariko namwe mumenye ko ntavuga byose ntabwo ari ngombwa kubimarayo ngomba kubika n'ibyejo bundi muri make ukuntu twabanye yarambwiye ati rero nta mafaranga afite yakinkwererano kumwe abasirikare batwerera yanzaniye amafaranga nimba ari 150 aravuga ati ngaya nta muryango ufite nta mafaranga ngira hanyuma wowe tegeka icyo tuyamaze ntiyigeze ambwira ati nkujyane no kumuvandimwe wanjye n'umwe nta nubwo ambwira ati tujye iwanyu kumwe abafiyase bajya kubana ubu nibwo ntangiye kubimenya kuko naciye akenge mbona abandi babikora hanyuma arayama ndagenda nkubita umubare namaye ubwenge kuva kera ndicara ndavuga ntihagiye ubunange ngo ndizabakobwa ngo zikeneye ubukwe ubu koko mu bantu bakeneye ubukwe koko ndimo wari umuyisilamu mu bantu bagendeye bazagendera ubuntu hari umuntu uzababazwa nuko nagendeye ubuntu ubundi ari kinini ndiriye ndicara hari amashuri ndi kwiga ngo mvuge ngo ndindiriye kuyarangiza mbone gushaka ndavuga nti ndakora iki kandi stress ni nyinshi ushobora ikirara yego ni nyinshi dore ibintu nakoze nahise ngenda nkodeshamo inzu ya 4 sibyo nkodesha inzu ya 4 niba naratanze amezi 2 ntumbaze ngura intebe zitwa ntangiye ubuzima ngura udusafuriya n'udusorori n'udusahari utuntu nyine ntangiye ubuzima y'ibikombe ntangiye ubuzima y'amasorori twantangiye ubuzima tw'amakanya utuntu nk'utwo oya Nyanza yahe ni naragarutse nikorera ndoda kwa kundi ngura ibintu byose hanyuma hari igihe cyageze ntarakodesha inzu narindi aho kuri uwo mukecuru yego hanyuma nkodesha inzu dukoresha ndushyiramo ndangije ndamuhamagara nti nashatse inzu nabonye n'udutebe nuko ndangije ko nkora kandi kantu kuko ni nkaho twari tumeze nkaho twabanye njya kumusura mu kigo naho amaze ibyumweru 2 donc amaze kugira ngo ushaka kumera fiancé yego umaze kwemera nako azashaka hahise
noneho hahita akajya mu kigo bikagenda guteze dore nawe yagiye kuba mu kigo uhe aho babaga muri Gashora turabana mu kigo ubwo se ntubyumva nyine mvayo mfite ayo mafaranga aya ntabwo umuntu avuga ibintu urakoze cyane twakomeje nyine ndagenda nkodesha inzu muri ubwo buryo akajyaza nkamwakira kubana nta kindi yansabye ntiyambwiye kumwe ngo ndashaka dukundane oya ndashaka tubane twagiye kabisa kandi noneho amafaranga ati urebe icyo unyamaze icyo utegeka nicyo ubwo ni umutego yaranteze yamwe ati nimba ubona nimo inkwano aha nimo nayibuka ugenda ubukore nanjye rero umwana burya ifubyi yumvira mu rusaku ndagenda ngira ubwenge nkodesha inzu noneho kuza ngo ajye kwa mukecuru araza haza mu rugo tubana gutyo ntabwo ari gako ni Gashora twabanye gutyo mubana gutyo twahise tubana Shuti bakunze harahiye nanze kwakomeza kubera ko mama Charlene ntabwo ari ngombwa ntabwo wakomeza kuko tuba tugiye mu yindi vie privé buri wese afite ubuzima bwe yaracemo nabwo bugiye kumera nk'ubwo ngubwo mu byo mwe kubundi urakoze cyane iki cyiciro turakigira kigufi cyane tuzarambura ikindi kijyanye n'ibyo mbona n'ubundi mu buhamya ariko se ni icyiciro cya kabiri cy'ubuhamya kuba utarateretanye cyangwa baguteresa ari benshi bagutesha umutwe guteretana ubibona gute ubinenga hiki ku buryo wowe utabigiyemo ujeta abanguranye gutereta bivuga ntabwo ushobora kubigira ibintu byiza kubaho udafite umuntu mwakundanye ni bibi pe kandi nyine urumva sinari nemerewe ibyiza ibibi nabagamo ni byinshi nubwo ushobora kurozinga ngo ntabwo nateretanye kuko ubwo nabyo byagiye mu bibi nahuye nabyo rero uko mbibona nta kintu kiza nko kugira umuntu ugukunda bivuye ku mutima nawe ukamukunda gusa ni ibintu bigomba gukorwa mu bwenge no mu zindi mbaraga kugira ngo wishime utazababara burundu nta muntu nashobora kubuza gutereta kuko nta n'uwabinyemerera kuko no mu bintu nabyo burya navuga ngo bigaragaza ko ubayeho neza wishimye harimo no kugira umuntu mukundana yego umukobwa akagira umukunda n'umuhungu akagira umukunda ariko bajye bashyiramo ubwenge kuko hari igihe mukundana aho kugira ngo mwubake urukundo mukahatwika ugashya igihe cyo gushya kitaragera agahira rimwe ntawe nabibuze ariko amahirwe menshi yo kutabaho neza yo kugera finali mbi bituruka mu guteretana niho hava kuba umugore igihe kitaragera kuko ntumbeshye abantu bashobora gukundana banasurana bakabaho badasambana cyane bake niyo badasambanye bafite ubundi buntu bakora ugasanga umusore yabaye umugabo igihe kitaragera ugasanga n'umukobwa yabaye umugore igihe kitaragera ibyo nabyo ni ukwica amahirwe buriya nubwo ntateretanye nubwo bishobora kumbaza ngo sinateretanye ariko nibura nanjye hari ibyo nirinze hari imico ntazi hari ibintu byo mu bagabo no mu basore ntazi byangiriye no mu mumaro muri iki gihe ndimo ababikora se bakabijyamo bo ntibabona ko wabaye ikigwari oya ntabwo babona ko nabaye ikigwari nabo barabizi ko nta musaruro bakuramo ni ibyishimo bitera kuri bo ntabwo ari ishema ntoya ntabwo ari ishema ntibambeshye umuntu ukugira umugore ntanakujyane ejo ugateretana n'undi akakugira umugore ntakujyane ugasigara uri meze nk'icyamvagara wazajya gushaka bakagira ngo ubyaye 7 kandi nta n'umwe mama Charlene bakagira ngo ubyaye 7 bandi umugabo wawe akagira ngo ubyaye 7 kandi azi ko utwaye umukobwa ntabwo ari byo rwose hari igipimo se abafite cyo kuvuga ngo tugarukira aho pe murakoze cyane ubuhamya bwa Charlene burakakaye tubijemo kuko ni ubuhamya buri mu buzima busanzwe bw'urubyiruko gataho ngaho ese kucibona ko kuba utarateretanye kuko cyangwa se kuba hari ariko avuze hari cyo byakurinze ntabwo biraba bibi gusa kuba utarateretanye kuko kwepya baguteretaga baguterese rimwe direct hita muhatwika ibintu nk'ibyo ariko akomeje ngo nubwo mwatandukanye ntabwo tumbigaruka aho tuzafatira umwanya mu bundi buhamya hagati aho ngaho rero turashoje iki cyiciro kudateretana no kuba warateretanye bikagenda gutyo tumaze kubivugaho ubutumwa uraha
abantu urubyiruko nubuhe muri imitereteranire yo gutindana cyangwa no kwemera abantu ngo muteretane mukanyurwa bitandukanye n'undi mutigiteretana noneho no guteretana ugahita ufatiraho ubutumwa bahano ubuhe muri make babigenze gute kuri ubu ngubu ubutumwa nabaha nuko muri iryo teretana ryabo kuko imyaka yabo irabibemerera ni n'abana babayeho neza wenda mwese ntimumeze nkanjye n'abameze nkanjye wenda ntimwabishoboye ubutumwa nabaha nuko nta muntu ugukunda nta n'ugufitiye inyungu ubuzima bwawe ni wowe ubufite abantu bagushuka ngo baragukunda umuntu ugukunda uzamumenya yaguteye inda azakubwira ijambo rya mbere ati kuki uyikwepa umukobwa w'ikigoryi nkawe kuki utagize ubwenge kandi umuntu ugukunda aramutse aguteye inda ukamubwira ko hari imbuto yakubibyemo akwiye kugira umunezero ikikwereka ko atagukundaga n'iryo jambo akubwiye kandi uwo mwana ari uwe ikindi mujye mwibuka ko abagabo ntibatwita n'abasore ntibatwita ntago bajya ku gisi nimvuga ngo ntibanarera ubyumve kuko uyu mwana ari kukuriraho we aba ari bogari yakoze mu mifuka urumva andi mabebi amureba ujya utinya umuntu udajya ku gise utinya umuntu utatwita amezi 9 iteka agenda ari umusore agatera itumva wigirira impuhwe nta mpuhwe agufitiye ijambo akubwira yaribwiye 7 cyangwa 15 ikindi namara kukugira umugore utari we azaba agutesheje agaciro mujye mukundana ko mumenye uburyo mukundanamo umuntu ugukunda ntazagusaba ko murarana umuntu ugukunda ntazagugira igihomora umuntu ugukunda azagushyigikira urangiza amashuri ntazakurarura umuntu ugukunda akakubwira ukuntu uzashuka profeseri ukagira conduite nkeya umuntu uzagushuka akakugira igihomora ukaba umugore kandi uri umukobwa ndetse hari n'imyaka uzageramo uburi izina witwa hangiye ariko banamushuka akagira ngo uri kwiga kaminuza agabwa amanota y'ubuntu akarangiza kaminuza nta kintu afite mu mutwe yego muri make n'utuntu twinshi muri make nabagira inama yo kwiyitaho ibyo kuvuga ngo afite umusore unkunda arankunda yanyitaho telefone akugurira si ukukwitaho amafaranga aguha si ukukwitaho kugusohokana mukajya gushopinga siko kukwitaho kukwitaho kwa mbere ni ukurinda ubusugi bwawe akarinda akarinda disipline yawe akagufasha kuba icyo uzaba cyo kuba cyo aho hano ndumva abo byabayeho ntago ari uko tuvuze ngo nta gaciro bafite ariko mu muco hari icyo bisobanuye mu muco w'abanyarwanda kera numvaga ko n'amasugi ari ukuntu yabarwaga nibirebire rero buri wese yumva ubuhamya mama Charlene utanze ubutumwa bukomeye hanyuma ariko ku bagabo baguteretaga burababwira iki abagabo byagutereta abakobwa babandi burababwira iki ari wagiye bakwepa bafite n'ubushobozi ariko wasanga bari hano ariko abagabo baneretaga bafite abandi batereta cyangwa havutse barumuna babo nababyara babo bameze nkabo muri abagome sibyo iyo utinyuka gufata umwana ufite imyaka 16 ungana n'abakobwa bawe cyangwa uzangana n'abawe ukumva ko ugomba kumuraruruka mugira indaya warereye mugenzi wawe w'umugabo ko nawe hari abandi bagabo bazakurerera cyangwa akarerera umuhungu we ko arashobora kuzagutereta uwo mukobwa yego amakosa ntago beshye amakosa akomeye mukora yavuyemwe umuvumo mu itorero no mu gihugu ni ukugenda ugatera inda aho utazi uri kumva ugatera inda ndetse ukanabimenya ko umuteye inda warangiza ukamukwepa na hari ukagenda ugatera inda abana bakavukana batabizi bamara no kuvukana nabo bakazasambana batazi ko ari bashiki na basaza ibyo bikagenda bikurura imivumo mu buzima tunyuramo yego kuko ubundi si za karande kuko ubundi si nabayituye bazayirangiriza hanyuma nkavuga ngo uri kubyara abahungu n'abakobwa
ndakwinginze ufate umwana wese nk'uwawe wowe uricara uti nimba n'agasore hagize agasore kankorera ku mukobwa ngafashe twaruhukira muri ribu we kuki ukora ku bandi kuki wowe ushaka kwangiza abandi ariko wowe hagira umukora ukirukira muri ribu ibyo biba nibyo uzasarura hari umugabo nzi ukunda abana cyane arya abana niko babyita za mvugo zo mu isi nabanye narabarya uwo mugabo yabwiye umukobwa we ati mva ndaje tubonane ibintu urimo aramubwira ati papa simbikurusha wibeshye unkoreho kandi koko ntabimurusha papa waratwika hagashya ese ubwo umwana agushobeje gutyo si ikibazo gikomeye cyane rwose yego rero abagabo ni ukuri simpe nuko iyi leta yabahagurukiye nayisabaga ngo izongere ibahagurukire 7 bari kutwangiriza abana urakoze cyane ariko hari n'abana nabo batarishyashya b'abakobwa n'abadamu batarishyashya tuzabavuga muri tegura ejo rubyiruko urakoze cyane nshuti bakunzi tureka dusubikira ahangaha mama Charlene atubwiye ibintu bikomeye yatanze n'ubutumwa kandi atanze n'inama ndetse nuko byaje kugenda reka mu bundi buhamya butangira uko hari undi buhamya tuzagarukaho nyine nkuko twabivuze ariko tugushimire kuri iki cyiciro dukoranye urakoze cyane nawe ndagushimiye ndetse nabo turabashimiye murakoze turabashimiye cyane tuzagaruka ku bindi bitandukanye mu buhamya cyane cyane icyiciro cy'ubuhamya tuzongera tugaruke ku bindi bitandukanye turabakunda kandi rwose turabazirikana ibihe byiza tanga commentaire tanga ubujyanama bwawe ariko abantu bakeneye guhabwa inama zitandukanye nanone ubuhamya burubaka ubuhamya bufasha abantu kuva mu bwiza bajya mu bundi cyane ko abantu usanga basa n'abafite inshingano zo gukomeretsa abandi gusa aho kugira ngo babomore cyangwa babafashe ahubwo bagasanga bakomerekeje abandi gusa reka rero twese bitubere byiza ibihe byiza mama Charlene nangiye kugushimira nangiye Clement abajyamahe bashimire cyane cameraman wakoze cyane ndikona yifoye cyane kugira ngo ahita stopinga reka nawe mbabwire ngo bye bye ibihe byiza kuri mwese